Muraho neza nongeye kubasuhuza ndetse no guhereza ikaze muri video on this time around. Ngiye kukwereka muri iyi video uburyo ushaka kuhagarika abantu bagushyira mu magurupe utabishaka ndetse utazi niba ukisanga ukara uri mu magurupe utazi n'uburyo wagezemo, utazi se wagezemo gute, ariko ngiye kukwereka uburyo ugiye gufunga ibyo bintu unyuze muri WhatsApp yawe ku buryo nta muntu n'umwe wakukira muri groupe utabizi cyangwa se utabishaka. Muri make ngiye kukwereka uburyo ugomba gushyiraho uburenganzira bwawe, gushyira amategeko n'amabwiriza aranga kuri WhatsApp yawe ku buryo nta muntu waza gushyiramo mu kigroupe utazi bijya imbere kugira ngo agushyiremo, akaba ari wowe ugomba kumuhereza uburenganzira mu gihe abashe kuba yagushyiramo, akakohereza link akaba ari wowe uyishyiramo ubishaka. Tugiye gukoresha WhatsApp yari yose, nawe urakoresha WhatsApp yari yose, ibe WhatsApp business, WhatsApp GB, WhatsApp yari yose birakunda this time around. Icyo mwisabira ni kimwe gusa, nuko wakora like kuno video, ugakora subscribe ingi ni YouTube channel yanjye Prophet 250. Mureka dutangire kureka uburyo bikorwa. Please iyi video yihe like, reka nkwereke noneho dutangire. Then noneho on this time urahita uzukande hano gutya handitse ngo business kuri WhatsApp, sibyo? Urazifungura WhatsApp yawe. Nimara kuyifungura nk'ubara amagurupe nkasa, mfite amagurupe ntamenya, sinzi ngo nayageze mane ndebe byose ni amagurupe ariko sinzi ko byagenze bite. Okay, ariko ngiye kwereka uburyo ngiye kubiboroka cyangwa se bitazongera kuba byagirira muri telefone na rimwe. Ngiye gusonera akantu kandi we icara neza mwereka uburyo bigenda. Reka dutangire. Ukimara gufungura WhatsApp yawe urahita uzukande hano gutya n'utudomo dutatu cyangwa se 3 points, urahita kandaho ngaha. Mara kuyikandaho then ituza ureba hano handitse ngo settings. Hano handitse ngo settings niho rwaze ko wakanda, sibyo? Kuri settings wakande, numara kuwakanda kuri settings urahita uza hano gutya, bituza hano handitse ngo privacy block account disappear message. Bituwakanda gutya angana witukanda kuri privacy cyangwa se ku by'umwihariko nicyo bisabasha kuvuga. Noneho urahita uza umanuke gutya hasi gatoya, urabona gutya ukimara kugiramo urahita uza umanuke, wongera umanuke urahita ubona handitse ngo groups. Uri kongera ngo uri kubabona handitse groups, ukimara gukanda kuri groups bahita bigira hano nkuko nabikubwiraga. Urabona hano kuno handitse ngo who can add me to groups, ninde wemerewe kunshyira muri group. Ese harimo eske ebyiri eshatu, eske na abantu bose nshaka kubanshyiramo se, cyangwa na abantu bamfitiye nomero ya telefone, cyangwa ni nomero ya telefone ariko havuyemo abangaba wenda ugiye kuzitamo my account or accept. Nuvuga ati ibwa mbere niba abantu bajyaga gushyira muri groupe uko bishakiye, ukuvuga ko byabaga biri muri everyone, buri wese utazi n'aturutse akahita gushyiramo. Ibyo ngibyo ubwo turahita tubifunga. None hano hakabiri umuntu usaje gushyiramo handitse hano my account, na umuntu uvuga ati wowe wese ugusevingiye nomero yawe cyangwa se wowe usevingiye nomero yiwe, akaba ari we wagushyira muri account. Ariko nyine akagufata account yawe cyangwa se akagushyira muri groupe runaka ashatse. Ariko noneho twebwe turashaka ngo ntagire umuntu umwe uwo ari wese cyangwa se ubuze bamwe kuba bagushyiramo. Uhita uzukanda handitse ngo accept my account accept, amanomero yanjye havuyemo izi ngizi tugiye gukora. Ukimara gukandaho gato gusa, ukimara gukandaho hano ngaha, numara gukandaho urahita uza hanga tuvuge nimba wenda nk'aba bantu babiri nimba cyangwa se nahisemo nimba aribo bafite amagurupe bakunda kunshyira mu magurupe ariko nkaba ntabishaka. Reka ngwere kugiye kugenza. Urabona gutya ko mbaselectinze, ndamutse mbaselectinze ubwo abandi bose mfite amanomero yabo ubu banyadingamo bakanjya mu magurupe bashatse, havuyemo abangaba nasizemo. Abangaba ntabwo babyemerera ko babinyemerera ko nabikora, ugomba nabakuyeho. Ubwo iyo ubyemeje urabona yuko banyemeje abantu batatu, ariko twe turashaka ko nta muntu n'umwe uko yabasa nuko yaba yitwa agushyiramo. Hanyuma tezo kandi hongera ukande kuri groupe nanone hahandi uhita wongereza se umugaruka inyuma. Bivuge niba nsubiye inyuma itukanda handitse ngo privacy nanone. Oya tutaza kugucanga rwose kandi mba ngiye gusobanura ibintu. Use nkongera ufungure WhatsApp bisanzwe gutya, natangiye gutya nza mu dutatu, maze kudukandaho ndongera nkanda kuri settings hano, none yise nkanda, then ndanyize nkakanda bitanze handitse ngo privacy. Hangaha hano ndimize nka kari wakagufuri kugira ngo uri kwareba neza. None maze kuhakanda bitamanuka hasi handitse ngo groups, handitse ngo groups. Kuri groups bisema kanda. Wow,
ubwo makanzu ngo ndazanitse ngo accept cyangwa se my account accept akantu kanyu ugakandeho. Noneho ubwo tugiye guhitamo ku buryo abantu bose ugiye kubakuramo ku buryo nta muntu n'umwe uzajya gushyira muri WhatsApp umva ari we wese groupe uhita ukanda no gutya ngaha numara kuhakanda uhite uselecting all uselecting all urabona ko uselecting all ubwo bose bahise bajyamo bahise bajyamo ubwo bose ubwo nta muntu n'umwe uko yaba asa n'uko yaba yita wemere ko yagushyira muri groupe uko yishakiye. Ubwo noneho ubwo leta uzukande numara kubahitamo nimba ari bose ushaka uhita ukanda kuri aka kantu ka V ngiye uri kubireba bite nkanda done. Kimwe ukanda done uhita bikora icyo bita updating. Gereze bya updating gatoya kubwira ati wiko kanda ku ibuto ya subscribe. Noneho reka nze nkwereke ese aramutse ari umuntu ushatse kunshyira muri groupe byagenda gute. Aramutse ari umuntu ushatse gushyira muri groupe ngiye kwereka uburyo byagenda cyangwa se aramutse akwadinze bahita mubwira ngo ngohereza kalinki bisaba ko ubanga uko menye mbabwira ati muri groupe ya WhatsApp network yabaye available mu gihe bakubwiye gutyo network yabaye not available ukaba ari ikibazo cya network yawe bitongera ukasubira kwakana kugira ngo utaza kubura imbogamizi banyango byose mbaje kuba nabikwereka. Mu gihe bitagenze kuri ya uhitongera ukaza ugakanda hariya kuri trot twose tukajya twiselectinga bikaba umutuku. None ukahita ukanda hehe kurahanga nkuko twabikoze cyagiye. Gusa ndahita nkwereka noneho tuvuge noneho ushaka kubikuramo bavuga ati ari umuntu nshako aza kunshyira muri groupe yiwe. Yego uyeta koheje link uragenda ukamukuramo. Urabona yuko abantu 200 nari mfite bose kuri account yanjye cyangwa se kuri abantu nari mfite bose nta n'umwe wemerewe muri bo kuba yanshyira muri groupe yishakiye. No nta n'umwe. Ngo byose ndabiborotse. Nakeka na video igeze ku musozo ndeka nkwereke dore uyu muntu ashatse gushyira muri groupe dore aka message bahita baguhereza dore nakuvuga kuri kurira muri screen yawe ako ngako niko bahita baguhereza ngo kugira ngo akwemerere ubwo nyine akohereza bisaba yuko akohereza akalinki ugakanda nkuko dore rwose reka nze nkuza gutya gatoya gatoya nk'ubu gutya abantu bose mba nabahaye ino groupe ya WhatsApp. Ino bahaye groupe ya WhatsApp nkaza gutya nkayikandaho nkiyikandaho gusa bitabyijyana bitabyijyana muri groupe. Urabona yuko bitabijyana muri groupe bigasaba kuyikandaho ukahita wisanga muri iyo groupe ukakora join ku bushake bwawe nta mpamvu yo kwisanga muri groupe utamenye. N'ubara ama groupe njyamo none ni groupe nabonye ngo handitseho ngo ndiye abasazi bazana yibonye ndumira ngo muhahiye ngayibaze nyine izo groupe nk'izo ngizo ari naho hahandi usanga muri telefone yawe harimo ibifoto utamenya ku buryo umuntu ashaka kujya muri phone yawe cyangwa se nawe ubwe wayijyamo ukareba amafoto arimo nawe ubwawe ukumva ugize n'isoni kuri ama groupe amwe namwe bajya gushyiramo utabizi. Ibyo nabyo nimushaka kumenya uburyo babibloka reka mpite mbikongeza muri video usibye ko nzabigarukaho. Ibyo nabyo waza ugakanda ku domo kugira ngo uzajye bloka ibintu uza amatenda injuza WhatsApp yawe ndetse bikuzana na storage yawe cyangwa se umwanya wa phone wawe. Uhita ukanda hano gatoya mbikwereka byihuta cyane urabona ko akanda ukamanuka hasi handitse ngo chats manuka hasi ubona akantu kanyuma ndi kuwongeza hanyuma ukahita uza akantu hareba handitse ngo chat urabona ukanda kuri chat usa wowe iyo usanga birimo wowe usanga kano kantu kameze gutya iyo usanze kameze gutya kano uhita ugakuramo kakamera gutya iyo kameze gutya icyo gihe bimeze neza right. Nuko nguko rero ibyo ngibyo bibloka nzabibakoraho indi video ubutaha. Ndagushimiye cyane ubwo video warebye Jabless ubwa buri kimwe uko like igitekerezo munsi ya video y'ubutaha twagukoreraho. Ndagushimiye Imana igumugisha murakoze.